Imana y'amahoro umugisha. Ndumva nshaka kongera kwambara zarasoro mba nambaye mu rusengero. Iyo ndi mu rusengero mba ndi mu bihe byiza nk'undwana n'abadayimoni nkubita mu izina rya Yesu, bashwanyagurika basohoka bagenda mu izina rya Yesu. Aho tuzateranira muri iyi minsi mudusengere, umukoro wa mbere tubahaye mudusengere ubwo tugiye kongera guhaguruka, duhagurukane imbaraga z'Imana kandi tugende mu bwiza bw'Imana n'igikundiro cy'Imana n'igitinyiro cy'Imana kitubeho mu izina rya Yesu Kristo. Ibihe byo akizindwa araboho araki atanga amaho atanga ibyiringi atanga ibyishi atanga ubuzi atanga agati gukosha arukire muri riteraniro zigendagende zikora imirimo n'ibitangaza maze abaze barushye baze kuboho abari mu mahanga babohoke mu izina rya nde rya Yesu. Abari mu mahanga mwizere mubohoke mu izina rya Yesu. Gira neza kumambo ye kumambo gira neza kumambo ye kumambo ye kumambo gira neza kumambo umwami mwiza kumambo gira neza kumambo ibyo ntuze na nyugani n'iby'uwo mucunguzi naherukanaga nawe ryari kugira ngo tutubiza mana tumwe 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 twaje kwiriba ayo gusengira keze. Amen amen. Abadayimoni babyumve, abarozi bohereje abadayimoni babyumve. Tugiye guhamagara imbaraga za Yesu, imbaraga zibohora abarwayi, imbaraga zibohora imitima, imbaraga zirukana abazimu, imbaraga zikora ibitangaza. Izo ni z'umwami Yesu. Haleluya. Hose ndabakunda kandi nanjye nzi ko harimo abankunda. Imana ibaha umugisha kandi kubo twabanye, kubo twasenganye, kubo twagendanye, kubo twararanye, murabizi ko Imana iri muri giye wari Imana. Nabereye imbuto zikwiriye, ntawe nariye amafaranga weye, ntawe nibye, ntawe narwanyije, ntawe nagize ne iterabwoba ry'abantu, ry'abavuga, ry'abansebya, ry'abamarabika. Ibyo ni mu byihorere. Yesu ari muri twebwe, ibanga turarizi. Haragakora sitwaga dutera mu rusengero kavuga ngo bashiriraho iki kiganiro ntabwo kiri bumare, ntabwo kiri bugere ku minota 30, ahubwo nje kubabwira ingamba nshya. Abantu bari kumpamagara telefone neza nageze igihe nta ndi kuyibika ndi kuyubika kugira ngo ntabona. Abantu bari kumpamagara ari benshi, bararushye, bararemerewe. Abantu bose bajyaga baza gusenga, bajyaga baza barimo barampamagara. Ni iki gituma rero dukomeza kwicara gutya? Ni iki gituma dukomeza kumva imirindi y'abadayimoni tugahunga? Mu byo naje kumenya rero nibyo naje gutahura neza mu bintu. Wow, turaheza kandi neza. Iyo nzu y'inzozi zawe yihitiremo neza amabati akorwa n'uruganda Salama Mashini. Ni uruganda rubakorera amabati y'ubwoko bwose mu mabara 28. Rubakorera amabati arambana umucyo, gukomera byo ntiturushanwa, turayoboye. Kubw'ibyo rero abifuza gukatisha amabati y'ibisenge by'inzu zanyu, inzu zo guturamo, amashuri, amavuriro, insengero, inzu z'ubucuruzi, abifuza imireko ifata amazi y'imvura avuye ku mabati, abifuza imifuniko y'amabati, ni mutugane mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, utambitse ibumoso bw'umuhanda wahahoze umurenge wa Jabana. Ku bindi bisobanuro mwamagara kuri 0788308477 cyangwa se 0789933228. Ku batwara amabati menshi kandi tubafitiye imodoka ibatwaza. Magazema Colombi T, terwa ishema no kurimba. Uwambitswe n'aya mangazini y'abasirimu atambuka mu bimbera agahabwa ijambo hakomeye. Nawe rero hanyurana umucyo muri iyi costume sur mesure, amashati slim fit, urukweto nkuru n'umukandara bikwereka bazi kwambara, amapantaro n'amajins azira gucuye, ama t-shirt n'ibindi original. Magazema Colombi yivanira i Burayi.
Magazema Colombe ni muri Kigali ka Free Zone iruhande neza rwa KCB. Telefone ni 0788688304 na 0788543708. Bakiriya bacu beza, turabashimira uburyo mwahisemo matera ya Relax Foam na Dada Mattress. Turava mu bwiza tujya mu bundi. Uruganda rwanyu rwabakoreye indi matera nziza uryama ukavimvira ukarota neza ukabadukana imbaraga zigufasha gucyura umubyizi, ariyo Rose Foam. Kubifuza kurangura no kuduhagararira hirya no hino mu gihugu, mwadusanga mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, uzamutse ibumoso bw'umuhanda wa House umurenge wa Jabana. Abifuza kugura kuri detaye ni munyarukire hirya no hino mu gihugu mu bazacururizwa matera. Mwaduhamagara kuri 0788649828 kubatwara matera nyinshi kandi tubafitiye imodoka zibatwaza. Suje kandi mbifurije ibihe byiza. Yesu Kristo nashimwe. Inshuti bakunzi mudukurikiranye muri hirya no hino, amahoro y'Imana nabane namwe. Murasuzwa nanjye Nsengimana Elise. Nizere ko mumeze neza, natwe turashima Imana. Ariko kandi nanone reka twisegure ku bakunzi bacu, dufitanye gahunda yo gusenga ku cyumweru saa 2 z'ijoro muri amasengesho dusenga. Ariko hajeho kubaho akabazo gato cyane, ariko nundi kandi tuje dutinze, ariko ntacyo muratubabarira. Ukurikirana ikiganiro live nuzagikurikira mu cyamaze kugeraho. Mwese mukomeze mutwihanganira. Imana y'amahoro rero iba umugisha kandi bagirire neza cyane. Ndasaba umuntu wese ukurikirana ikiganiro kiri live ntutwandiko mbere yuko dutandukana. Reka nsengera abantu badasinzira, abantu mutajya musinzira, abantu mu buri bitotsi. Ngiye kubasengera nyuma yuko twumva mu masengesho. Ngiye kubanza gusengera abantu baburi ibitotsi kugira ngo babone ibitotsi mu izina rya Yesu. N'abantu bumva ibintu bibabwira ngo nibiyahure nibiyange ntacyo bazimarira, amajwi y'abadayimoni yose tuyasenya tuyatwike mu izina rya Yesu. Iyo wumva amajwi akubwira ngo iyahure igirire nabi, ibi ari imyuka mibi bakohererejemo. Ndashaka kuzabategurira ikiganiro kijyanye n'uburyo abadayimoni binjira mu bantu. Nta mudayimoni winjira mu bantu atoherejwemo n'umuntu. Abantu bose barwaye izo ndwara z'abadayimoni, menya ko ari umuntu wazikoherejemo. Ntago dayimoni ishobora gutinyuka kwinjira mu muntu nta muntu wayirungitsemo. Rero ndashaka kuzabategurira icyo cyigisho. Fata mu mutwe wawe wowe udasinzira, tusenge mu izina rya Yesu. Ugenda ufata mu mutwe ahantu hose hakubangamiye. Niyumvishemo ko nkwiriye gusengera abo bantu mbere ko twumva ari amasengesho. Mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware, ndatwika abazimu n'abadayimoni, imbaraga mbi zose z'umwijima. Dayimoni soka muri uwo mutwe, soka muri uwo mutwe, imyuka mibuza abantu gusinzira. Dayimoni uteza kuribwa, dayimoni uteza isereri, dayimoni uteza akajagari n'akavuyo mu mutwe. Abadayimoni bakorera mu bisimba, abadayimoni bakorera mu miyaga, abadayimoni bakorera mu buryo bwose, ndabatwitse ndabasohoye. Soka muri uwo mutwe, soka muri uwo mutwe, soka muri uwo mutwe mu izina rya Yesu Kristo. Abatasinziraga basinzire. Dayimoni rekura ubwonko, rekura ubwonko, rekura umutima. Dayimoni rekura amaso, rekura amaso mu izina rya Yesu Kristo. Hereye umunsi abantu basinzire mu izina rya Yesu. Dayimoni soka, dayimoni soka, dayimoni w'umugome ndagutwitse. Imyuka mibi y'abaroga, izi mbaraga mbi z'abarozi zose ndazitwitse, ndazisanyaguje mu izina rya Yesu. Ndazisenya, zive mu mutwe, zive mu bwonko, zive mu maso mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'ijuru zururukire kubohora, zururukire gukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Dayimoni va muri aya matwi, 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 dayimoni va muri aya matwi. Ndagutwitse mu izina rya Yesu, ndagutwitse mu izina rya Yesu, ndagutwitse mu izina rya Yesu Kristo. Va muri ayo matwi, imyuka mibi genda mu matwi, ndayitwitse, ndayisohoye, ndayitwitse, ndayisohoye mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu Kristo n'ubuzima, amaraso ya Yesu Kristo arabohora, amaraso ya Yesu arakiza, amaraso ya Yesu akora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Nirurukire kuhagira, koza ubwonko, koza amaso mu izina rya Yesu, no gutwika abazimu n'abadayimoni. Fasha abantu batasinziraga basinzire, babone ibitotsi mu izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni babahaga gutekereza, dayimoni ukorera mu ntekerezo ukarangaza abantu, ndagutwitse mu izina rya Yesu Kristo. Abadasinzira kubw'uburibwe mu izina rya Yesu, nirukanye abadayimoni bateza uburibwe. Imyuka mibi ndayisenya, imyuka mibi y'abarozi, imyuka mibi y'abapfumu, imyuka mibi ya nyabingi, imyuka mibi y'ibitega, imyuka mibi y'amahembe, imyuka mibi y'abakonikoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndayitwitse, ndayisenya mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, bagire neza, ubafashe, ubarengere, ubabohore, ubakize, ubambike imbaraga, ubashoboze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndumva nshaka kongera kwambara zarasoro mba nambaye mu rusengero. Iyo ndi mu rusengero mba ndi mu bihe byiza, nk'undwana n'abadayimoni, nkubita mu izina rya Yesu, bashwanyagurika basohoka bagenda mu izina rya Yesu. Aho tuzateranira muri iyi minsi, mudusengere. Umukoro wa mbere tubahaye, mudusengere ubwo tugiye kongera guhaguruka, duhagurukane imbaraga z'Imana kandi tugende mu bwiza bw'Imana n'igikundiro cy'Imana n'igitinyiro cy'Imana kitubeho mu izina rya Yesu Kristo, amen.
urakoze rero ngaho reka twumve amasengesho wowe wakoze subscribe Imana iguhe umugisha nawe utarayikoze uyikore n'abatwandikiye muri komanteri abadukunda abadusengera Imana ibahe umugisha kandi natwe turabasengera nyine niyo mpamvu mukuri kugira namwe mudusengera kandi amasengesho yanyu ntuzarigaye ntuzarisuzugure iyo usengeye umukozi w'Imana kubw'intimba n'agahinda bw'ibimubaho cyangwa se ugira ngo Imana imukoreshe Imana iramukoresha rwose sawa mugira ibihe byiza muryoherwe dukubite rero umusigaranye mugufashe tumukubite fata isura yawe dukubite abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutwari izina rifite imbaraga Mana ntwitse imyuka mibi y'uburyo bwose abadayimoni abarozi baduteje imyuka mibi y'icyangiro bituma tugeze tudakundwa bituma abantu bageze batabona umugisha dayimoni watwaye umugisha unyuriye mu guhumanya abantu imyuka mibi y'abarozi ndayitwitse mu izina rya Yesu rekura iyo sura mu dayimoni we abakobwa babona abagabo abasore babona abagore abantu babona imirimo abantu bagira igikundiro abantu bagira ijambo abatakarijwe ijambo abatakarijwe ibyiringiro nibagarurwe ibyiringiro mu izina rya Yesu imyuka y'icyangiro nisohoke dayimoni urahiye dayimoni w'icyangiro sohoka dayimoni w'icyangiro sohoka muri iyo mibiri sohoka muri ayo maso mu izina rya Yesu imyuka y'icyangiro ituma abakobwa badakundwa nisohoke mu izina rya Yesu dayimoni ugenda ku bantu utuma abantu batabona akazi dayimoni utuma abantu badepoje batabona akazi dayimoni sohoka mu izina rya abadayimoni batandukanije abakobwa n'abasheri babo bigatuma biraza mu mashuka dayimoni sohoka mu izina rya ingo nizubakike mu izina rya ababuze akazi ntibakabone mu izina rya Yesu dayimoni watwaye umugisha ndagutwitse mu izina rya Yesu ndagusenya mu izina rya Yesu dayimoni sohoka mu izina haleluya amavuta y'Imana agaragare kuri aba bantu ubwiza bw'Imana bubatembereho mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi bahinduke bagira igikundiro kidasanzwe ubuzima bwabo buhinduke mu izina rya Yesu Kristo wa murozi ukozwe n'isoni wa murozi w'abarozi ukozwe n'isoni barabohotse mu izina ryayo dayimoni w'icyangiro sha mu izina ryayo bohora abasore bohora abakobwa bohora abagabo bohora abagore bohora buri muntu wese uri muri iri teraniro maze buri wese abone umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen fata amaboko yawe twakira binyuze mu maboko fata amaboko ukarabe nk'abakaraba umwanda dukubite dukunyure twikukunyureho icyangiro cy'abadayimoni mu izina rya nde abadutongereye ngo tujye dufata bimeneka bigenda abadutongereye ngo ibyo dukozeho bigende abadayimoni badutwara ibyacu bashe mu izina rya nde mu izina rya Yesu Kristo dayimoni rekura ibiganza dayimoni rekura izi ntoki zakire ababuze amafaranga bayabone abacuruzi bunguke dayimoni w'igihombo sohoka muri ibi biganza sohoka mu izina dayimoni sohoka mu izina vamo ababarozi babakozemo ababarozi babahutereye ababarozi babateje imyuka mibi ya nijoro dayimoni va muri ibyo biganza dayimoni rekura wa myuka mibi imyuka y'ubukene imyuka yo kutambara impeta imyuka mibi yose netwitse mu izina rya Yesu abantu nibezwe izi ntoki nibezwe ibiganza dayimoni watezaga ibyaha muri ibi biganza sohoka mu izina rya Yesu ibiganza bihumanuka bibohoke mu izina ryayo abakeneye amafaranga bayabone mu izina ryayo ahinge yoroke dayimoni warumbyaga imyaka sha mu izina rya Yesu aba bantu bahinga ibiganza byabo bihinduka umugisha bamere nka Yosefu mu Egiputa tumere nka Yosefu mu Egiputa wagize akaboko k'umugisha bituma umwami amugabira mu izina rya Yesu niba abanyamugisha mu izina ryayo haleluya ababuze ibyangombwa babibone
abatakiraga perimi bazacire, abazikorera igihe kinini bazibone bazitsindire, ababuze ibyangombwa bibajyana hanze babishaka, niba biri mu mugambi wawe niba bibone mu izina rya Yesu Kristo. Abafite imiryango iba muri Afurika, abakeneye kujyana abantu babo ngo babasange i Burayi na Amerika, nibabona ibyangombwa mu izina rya Yesu. Abari muri iri teraniro imigisha yabo iri i Burayi, tubasabiye visa, tuburije indege mu izina rya Yesu. Nibasange imigisha yabo, nibasange imigisha yabo, nibave muri iki gihugu bagende. Marayika wateraga umwete Loti, wateraga umwete Loti agahaguruka akagenda, natwe tubategetse guhaguruka ngo bagende mu izina rya Yesu. Dayimoni wari wipfunditse mu nzira zabo, washaka kubabuza kubugira amahirwe yo kujya ku mugabane w'i Burayi na Amerika, nibagende mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Amen, 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 amen. Dukomere Yesu kubwira ibiganza humani. Dayimoni iva muri ibyo biganza, dayimoni iva muri ibyo biganza, dayimoni iva muri ibyo biganza. Uko dukomye amashyi, imyuka y'abarozi yari turimo nitumuke mu izina rya Yesu, nitumuke mu izina rya Yesu. Dayimoni sohoka mu izina rya Yesu. Rekura amaboko yacu, rekura amaboko yacu, rekura amaboko yacu mu izina, mu izina. Amen. Tumaze gusengera ibiganza, noneho hari ibiziriko bajya bafatisha bene hano, bene hano. Tugiye gusenga duhereye hehe? Mu nkokora, tumanura tuzana mu biganza, kugira ngo ibiziriko byari biboshye, ibintu bituma tutinyagambura mu migisha bicike mu izina rya Yesu. Hari imigisha yacu tutinyagamburamo. Uyu munsi abantu binyagambure mu izina rya nde? Uyu munsi abantu binyagambure mu izina rya nde? Yego, mugire mutya, mugire mutya, mugire mutya. Dayimoni irekura mu izina rya Yesu. Dayimoni wari waraziritse aya maboko, dayimoni wari waraziritse amaboko, dayimoni watumaga amaboko atagera kure, amaboko ngo yaguke mu bucuruzi, amaboko ngo yaguke hirya no hino. Dayimoni wari waratuziritse, ibi biziriko by'abarozi ndabiciye mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni irekura amaboko, dayimoni irekura amaboko, ibiziriko byose by'abadayimoni bicagagurike mu izina ryayo, bicagagurike mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana boke mu izina rya Yesu Kristo. Amaboko muyajyane hirya rwose nk'ababohotse, muyajyane nk'ababohotse mu izina rya Yesu. Ni muyajyana kora inyuma rwose. Dayimoni irekura ayo maboko, abantu b'Imana baboke. Uko amaboko atembera agenda agarukira hirya no hino, abari ko imigisha batemberaho, abari ko imigisha batemberaho, abari ko ubucuruzi bwabo bwaguka, abari ko ibintu byose bakora byaguka, nibaguke mu izina rya Yesu Kristo, nibaguke mu izina rya Yesu Kristo. Abantu nsengeye muri iri teraniro, Imana imara kubasubiza, mbabona hano muza gushima Imana, kuko hari abantu Imana iciriye ibiziriko byari bibaziritse. Nzababone muri iri teraniro muza kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana ibakoreye, kuko ntabwo twaje guhamba imbwa, twaje gusaba umwami w'abantu. Mwebwe nimuzamure kwizera, iri teraniro ririmo ibintu bidasanzwe bigiye kuriberamo. Haleluya. Mutangire mwizere ubutsinzi, mutangire mwizere gukora, mutangire mwizere kubohoka, mutangire mwizere kugira gute? Kubohoka. Nimwicare mbabwire icyo dukora, nimwicare mbabwire icyo dukora. Dayimoni wasobanyije imitsi, ndagutwitse mu izina rya Yesu, ndagutwitse mu izina rya Yesu. Vamo, 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 vamo mugongo, vamo mugongo, vamo mugongo, vamo mugongo, imisonga zigendamo, imisonga igendamo, imisonga igendamo, nigende mu izina rya Yesu. Dayimoni irekura, twamanutse mu rutirigongo, dayimoni irekura umugongo, dayimoni irekura umugongo, irekura urutirigongo mu izina rya Yesu. Urutirigongo rwasobanye nirisubire mu buzima, urutirigongo rwasobanye nirusubire mu buzima mu izina rya Yesu. Nirukanye imyuka mibi, dayimoni w'amahembe, dayimoni y'ibitega, dayimoni w'abarangi, dayimoni w'abacwezi, imyuka mibi, dayimoni y'ibihato, va muri uwo mugongo, va muri uwo mugongo, dayimoni icomokamo, cya mu izina rya Yesu, cya mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu namanuke muri uwo mugongo, atwika abazimu n'abadayimoni, bashe mu izina. Haleluya, 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 haleluya. Bishe mu izina.
dayimoni va mu rutirigongo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Dayimoni sohoka mu izina rya Yesu. Dayimoni sohoka mu izina rya Yesu. Dayimoni sohoka mu izina rya Yesu. Va mu rutirigongo, va mu rutirigongo. Abaribwaga nibaki, imitsi yasobanye n'isobanuke mu izina rya Yesu. Dayimoni rekura, va muri uwo mugongo, va muri uwo mugongo, va muri uwo mugongo. Rekura izo mbavu, ibyagendagendagamo ndabitwitse mu izina rya Yesu, ndabisenya mu izina rya Yesu. Dayimoni sohoka mu izina rya Yesu Kristo. Sha mu izina va muri izo mbavu, va muri izo mbavu, va muri izo mbavu, va muri izo mbavu. Ibyagendagendagamo byose ndabitwitse. Dayimoni sohoka, sohoka mu izina rya Yesu. Va mu mugongo, 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 va mu mugongo. Urahiye mu izina sohoka mu izina rya Yesu. Dayimoni sohoka, dayimoni sohoka, dayimoni sohoka, dayimoni sohoka mu izina sohoka mu izina. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibirenge nushaka unakuremo inkweto sha. Tugiye gusengera ibi birenge, kandi tukiri ku birenge ndahita mbisengera no gukira indwara. Yego, ndahita nkubita abadayimoni. Yego, abadayimoni bajyaga banyuzamo ibintu by'amahwa bigendagenda mu birenge byanyu, bihita bisohoka mu izina ryande. Abantu muri kuribwa ibirenge, mwumva imiriro yaka mu birenge byanyu, muzamure. Abamaze iminsi mwumva muribwa mu birenge, ibyo bihato bihita bibavamo mu izina ryande. Tugiye gufata iminota 10 yo gusengera ibirenge gusa. Tugiye kubaho intambwe zabo, tugiye kubaho intambwe zacu. Abavuga butumwa bagiye kuvuga ubutumwa hanze, abavuga butumwa bazenguruka iki gihugu, ariko mugende mu butware bw'Imana, mutagenda mu butware bwanyu. Masengesho, abantu muri riterane kandi nababwiye ko Imana igiye kubakoresha ibidasanzwe. Mwirinde iby'abandi gusa, mwirinde iby'abandi. Nimumara kujya mu murimo w'Imana muzarya akagabuye. Jean Paul, Imana irongeye kugarutseho ibintu byo kujya urindagira ujya hirya no hino ugira umoso n'ibutaka. Imana ikugarutseho. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu munsi ndashaka ibirenge bibohoke. Bigire gute? Mukuremo inkweto. Iyo mvuze gukuramo inkweto ni ukuramo inkweto. Kandi igihe cyose mbahagaze imbere, mu gihe cyose umwuka w'Imana ataratuma mvangirwa, mu gihe namwe mubona ko naravangirwa, abemera ko navangiwe muzamure ibiganza kure. Nta n'umwe rwose. Kubw'ibyo rero mukuremo inkweto zanyu, tugiye kubohoza ibirenge byacu. Haleluya, haleluya. Sheri huriramo sha, huriramo nkweto. Jowe nabwe ngiye kubohora ibiga, ngiye kugenda amahanga. Dore hano hari n'abantu